Reka twongere tubifurize kugubwa neza mwese mukurikirana Possible TV 12, aho tubagezaho ibiganiro n'amakuru bigiye bitandukanye, aho tugenda tubategurira ibyegeranyo ndetse amakuru ari update. Muri kumwe na M Justin kuri Possible TV, tuguha ikaze muri iki kiganiro twabateguye kandi tugiye kubagezaho. Ngira ngo mwamaze kubona video twatangiye turi kureba. Tumaze iminsi turi mu bitaramo ndetse bya King James, aho King James amaze igihe cyangwa se ibitaramo bibiri yizihiza imyaka 20 amaze mu muziki ari umuhanzi, kandi ni umuhanzi byahiriye kuko mu myaka 20 yakoze ibintu byinshi bidasanzwe, ndetse aho abantu benshi bagiye bemera cyangwa se bagakunda ubita King James. Rero mbazaniye update news ku bijyanye n'uko uyu munsi wa none byamaze kugaragara ko muri bitaramo King James yamaze gukora hari ibintu byinshi byagiye bigaragara. Tuje kuvuga kuri Bruce Melody. Bruce Melody rero muzi ko amaze iminsi avuga ati ninjye 001, ninjye wa mbere ntawubonza, ariko byamaze kugaragara ko muri bitaramo Bruce Melody yamaze gufata ikamba yari afite akarihereza King James, akavuga ati kabisa ni wowe, ngira ngo muri mubona kubyina guhimbarwa, nyine nawe yabaye umufana. Rero bivuze ngo abafanwaga uyu munsi noneho bafanye. Rero King James akaba byagaragaye ko afite intambwe yamaze gutera. Rero Bruce Melody aravuga ko ngo iri umuntu wagize guhimbarwa ndetse no gufana cyane, habuzeho gato ngo nawe ahubwo yisiga amarangi. Rero bivuze ngo King James arimo aragaragaza cyangwa se barerekana intera ikomeye ndetse yamaze gutera mu muziki mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse muribuka ko si rimwe si kabiri yaba ari ba Riderman yaba ari ba Bruce Melody bavuze ko King James atari umuntu wa compete nabo, avuga ati uyu nguyu kabisa ni umusaza muri kiri ku ruhande abandi baza, ariko we rero ibyo Bruce Melody yabigaragaje ubwo yari muri BK Arena, aho yabyinaga cyane kuruta abandi bantu bose bari bari muri iki gitaramo cyari gikomeye kandi gishyushye cy'imyaka 20 King James amaze yizihiza. Rero byagaragaye ko rero abasitari benshi bagiye baboneka muri iki gitaramo, bivuze ko ari umuntu wubatse ibigwi. King James ni umuntu werekanye ko hari urwego amaze kugeramo. Rero nubwo bimeze gutyo, ariko nta muntu ushimwa n'abantu benshi, kuko hari n'abandi bagiye bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatangaza bakavuga ngo ntabwo King James byakoze nta bidasanzwe, ati uretse ati kuba King James yujuje BK Arena, ati n'abandi bagiye bayuzuza, ati kandi ati nk'umuntu umaze imyaka 20, ati kuba yagira abafana 10,000 buzuza BK Arena, ati si bidasanzwe, ati ahubwo yakabaye kuba akora ibindi bintu birenze ibyo yakoze. Ati rero ku bantu bagenda bamwogagiza bati nta bidasanzwe, ati ni umunyabigwi pe, ariko kuba yujuje BK Arena iminsi 2020 muri 2014 z'abanyarwanda, ati ibyo nta bikaze. Ayo magambo akaba yagiye atangazwa na bamwe bagiye batangaza, ndetse cyane cyane ngo bita Tycoon yavuze ibintu byinshi cyane ku bijyanye na King James, avuga ko nta kidasanzwe cyabaye. Rero si ibyo gusa, hagiye hagaragara ibintu byinshi muri iki gitaramo, aho abasitari benshi bagiye baza bagafana cyangwa se bagiye bahagarara imbere ya King James ndetse bagafatanya nawe bakabyina bagahimbarwa, bakerekana ko koko King James ari umulegend kandi koko yanabigaragaje. Rero hagiye hagaragara ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abakobwa babandi bose mwagiye muburira mu bitaramo byagiye biba bihita, uyu munsi bagiye baboneka, ba Miss bagiye batandukanye bagiye baboneka, ku buryo iki gitaramo cyari gitaramo cy'imbaturamugabo, niko kera bajyaga bivuga. Rero King James akaba akomeje kwesa umuhigo, yerekana ko afite itandukaniro hagati ye ndetse n'abandi bantu bose bagiye bamubanziriza. Rero birongera bikavuga ko nanone muri iki gitaramo haje kubaho uwo bita Titi Brown, yaba noneho yabwiye Nyambo ku mugaragaro, amubwira ati ese wari ikinaga waje uzana mu rukundo, atubonye mageze uransiga. Iyo ni indirimbo King James igihe yarimbaga, Titi Brown yaririmbye cyane maze kamera zose zireba kwa Titi Brown. Rero biravuga ko Titi Brown nawe yaba hari amagambo yabwiriye Nyambo muri ino ndirimbo, avuga ati waransize
wemeye ko dukundana, turakundana, uranzana mu rukundo, none wabonye mpageze uransiga urigendera. Rero Titi Brown akaba nawe yihimuye cyangwa se yabashije gusohora amarangamutima mu gitaramo cya King James. Rero Titi Brown akaba yaririmbye ino ndirimbo cyane, ubona ko hari umuntu ari kugenda atunga urutoki avuga ati nyamara ati warikiniraga, ati ntabwo nari mbizi ko wikiniraga ariko ndabibonye. Rero ibi ngibi bivuzwe nyuma y'aho Nyambo twababwiye ko yamaze gutera ivi, nyuma yo gutera ivi akajya mu murenge, ubu ngubu akaba ari umugore w'umugabo, ndetse bikaba bigaragara ko byamaze kugaragara ko no muri iki gitaramo cya James yari akirimo n'umugabo we, ndetse bari bari kuryoshya bahoberana bayambirana. Rero Titi nawe ari ku ruhande aravuga ati nyamara, ati nanjye nyamara, ati reka ngire icyo nivugira, ati kubera ko birambabaje kandi biteye agahinda gakomeye cyane kuba umuntu anzana mu rukundo yarangiza akasiga akigendera. Rero igitaramo cyakomeje kuba igitaramo abantu benshi bagiye bakitabira, cyagaragayemo abasitari benshi b'ingeri zose, abamisi bo mu Rwanda, ba Naomi, abasitari ba Rugaju Rigani, ba Rocky Kimomo, habonetse abasitari benshi cyane bagiye baboneka, ba Masamba. Bivuze ngo King James yubatse izina ku rwego utabona uko bisobanura. Rero ikigaragara cyo nuko ibi bitaramo byabaye ibitaramo byiza cyane, byagiye bitangaza abantu. Gusa nyine bamwe bavuga bati nta birenze, abandi bati nyamara ibi bintu ntabwo byoroshye. Rero dukomeje kugenda tubagezaho cyangwa se tubamenyesha uburyo ibintu byagiye bigenda. Rero abantu benshi bagiye batungurwa, abandi benshi bagenda batangara babona ibintu byamaze kubera muri Beka Arena, cyane cyane ko King James nawe yaje mu bundi buryo, ameze nkaho yaje mu kabogisi, yaje nkaho nk'umuntu uturutse hejuru mu kirere. Rero ndetse n'abo twagiye twereka cyangwa se tugezaho amakuru update, mwagiye mubona ko n'abandi bantu bari bameze, ababyinnyi be bari bameze nkaho bari kumureba mu kirere ari kumanuka. Rero King James nawe akaba yarakoze ibigwi byinshi cyane, ndetse bamwe bagiye bavuga bati rero King James, ati ni King James wa wundi wa kera udahinduka, ati ariko aje gukompeta n'abantu b'iki gihe cyangwa se n'abasitari b'iki gihe cyangwa se n'abahanzi b'iki gihe, ati yakwibura neza, ati ibye ntabwo twakongera kwibona. Rero bigaragare ko King James yagiye atungurwa cyangwa se yagiye abona ibintu bidasanzwe, aho abasitari benshi indirimbo zose yagiye akorana n'abasitari, abo basitari bagiye baza muri izo ndirimbo, bamwe bagiye bashyiraho komenti zigiye zitandukanye. Bamwe baravuga bati rero King James nubwo turi kumubona ameze gutya, atari ko ni wa muntu uri buguhitinga ariko ku ndirimbo z'imyaka 10, 15, 12, ati aramutse aririmbye indirimbo ze za 2023, na 2, na 4, ati nta muntu n'umwe wabasha kumva izo ndirimbo cyangwa se bamufashe kuzirimba. Rero ni ibintu byinshi cyane byagiye bitandukana bisobanuka cyangwa se bimenyekana muri iyi concert cyangwa se muri iki gitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 King James amaze ari umuhanzi, ndetse akaba yarubatse ibigwi n'amateka. Nongera mbibutsa ko King James ni wa muntu udashobora kuboneka mu itangazamakuru uko byagenda kose, ngira ngo twari babwiye, uretse nko muri iki gihe wenda ari kwamamaza ibi bitaramo yagombaga gukora, ariko ubundi ntabwo ari wa muntu upfa kubona mu itangazamakuru, ahubwo ni wa muntu ugenda agatuza, yarangiza akicekera ntuzamenye ngo ni ibiki biri kumuvugwaho. Rero King James akaba akoze imihigo cyangwa se yeshije imihigo, ni kuri bamwe, kuko hari abandi batabyemera bavuga ati ntibisanzwe, nta birenze, ntacyo yakoze. Ibyo yakoze n'abandi barabikoze, Bekare n'abantu bose barayujuje, ati ndetse n'abarimba gospel bafite uturimbo 2-3 barayujuje, ati rero ati ibyo nta birenze. Rero reka twitege n'iki kigiye kuba nyuma y'ibitaramo. Ese King James koko agiye kwerekana ko hari ibintu birenze cyangwa nta bindi bizakurikira? Rero ikigaragara cyo nuko King James yamaze kwerekana ko hari urwego runaka ariho, nubwo nyine harimo baba batemera, ariko yamaze kwerekana ko ari urwego rukomeye agezeho. Rero reka dukomeze dutegereze nimba hari ibindi bintu bizakorwa, ndetse dukomeze tugende tubihanga amaso, aho abasitari benshi bo mu Rwanda bagiye inyuma ya King James. Ariko ni ukuri imyaka 20 ntabwo ari mike cyane umuntu ari gukora ibintu bimeze nk'ibi. Rero Polisana kuri Titi Brown nawe wakomeje kwerekana amarangamutima ye, agira message atambutse muri ndirimbo ya King James, yavuga ngo ese warikiniraga, ngira ngo mwakomeje kugera mumureba,
uburyo yagiye asa nkaho koko ari gutunga urutoki Nyambo rwose. Urabona ko ameze nk'ari kumutunga urutoki avuga ati se byagenze gute, ese warikiniraga cyangwa. Yes, rero iyi ni Sport TV 12 aho tubagezaho ibiganiro n'amakuru bigiye bitandukanye, ibyegeranyo tukabagezaho amakuru ari update. Rero mukaba muri kumwe na M Justin ariwe wari uri kubagezaho aya makuru. Rero reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, utarakora subscribe ayikore, like, share, comment, ubundi dukomeze tukugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse wandike icyo ushaka ko twavuga tukivuge ntacyo bitwaye. Komeza ugubwe neza. Shalom, shalom.